baramutsa muri gitondo kandi bifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi Imana yawushyizeho ngo twishime tunezerwe kandi tunezerwe muri yo. Turashima Imana cyane n'ukuri ko bucyo kubwira ubwo ijambo ryayo ritubwira kandi twibutsa ko dushima Imana muri byose. Ndashimana Imana mu buzima bwanyu, mbasabira umugisha, mbasabira umunezero, mbasabira amahoro mu mitima yanyu, mu ngo zanyu, mu byo ukora byose. Mbasabira ngo Imana ikomeze bahagarike barinda amajya n'amaza. Saba ngo Imana ibahe umugisha, ifungure imiryango y'umugisha mu buzima bwanyu, ibahuze n'abantu b'imigisha aho mujya hose mu izina rya Yesu. Ndasaba Imana ngo ibambike igikundiro, Imana ibasetse, Imana ibakure ku cyavu. Abarwayi ndabasengera ngo Imana ibakize mu izina rya Yesu. Indwara iyo ari yo yose waba urwaye nta kugendana n'Imana. Niyo mpamvu mpagaze imbere y'Imana nisaba ngo bakize kuva ku mutwe kugera ku maguru, indwara zo mu maraso, ya diyabete, indwara za kanseri, indwara iyo ari yose yaba yaratatse umubiri wawe. Ndasaba Imana muri aka kanya ngo ikore ku mubiri wawe mu izina rya Yesu kandi ukire ube mutaraga. Ndabasabira amahoro rero, mukomere, mushikame nk'uko ijambo ritubwira buri gihe dushikame tube maso. Haleluya! Cyane cyane tumenye ko Imana iri kumwe natwe. Ijambo ryayo yatubwiye n'umurage yaduhaye. Umurage w'ijambo ryayo ritubwira ko Imana iri kumwe natwe. Ntacyo tuzaba rero, niyo mpamvu ntabwo tugomba gutinya. Kuko uri muri twebwe, araturinisa, uri mwisi, uri kumwe natwe, ubana natwe igihe cyose. Ni Imana rurema bene data. Mukomere rero, mukomere kandi mukomerere muri Kristo Yesu. Hari ijambo ushaka ko tuganira. Ijambo ndahera ku ijambo muri Zaburi 139 uhereye ku murongo wa mbere uvuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Uzi, ndashaka kuvuga ku ijambo ngo Uwiteka azi. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenya kure ibyo nibwira, ujya urondora imigenderere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose. Haleluya! Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, umaze kurimenya rwose Uwiteka. Urumva, ndashaka kuvuga ku ijambo ko Imana izi, Imana irazi, nta kintu Imana itazi. Kandi ni ibintu tuzi. Haleluya! Ariko na rimwe kubera ko wenda umuntu aca mu bikomeye, tukagira kwibagirwa cyangwa se kurangara, tukibagira ko Imana izi ibintu byose irabizi. Imana izi icyo gukora, Imana izi icyo yakora mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka. Imana izi icyo yakora mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bukagira gute, bugahinduka. Iyi Zaburi 139 iravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, ngo uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenya kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigenderere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose. Haleluya! Nisomye muri Yeremiya 1:5, ni ijambo benshi abantu twumvise kandi tuzi. Irivuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaragira gute, utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Ngo nakumenye, mva ko Imana yari ituzi natwe. Yari ituzi mbere yuko ababyeyi bacu batumenya. Yari izi ubuzima turimo tuzacamo n'ubuzima yaduteguriye. Haleluya! Niyo mpamvu iri jambo rije, haleluya, rije kugira ngo ritwibutse ko Imana irakuzi, izi imibereho yawe, izi aho utuye. Haleluya! Izi ibyo ucamo, izi ibyo imitekerereze yawe, by'umutima wawe wibwira n'iki itazi se. Imana irabizi. Haleluya! Ariko cyane cyane ndagira ngo tugane no ku ijambo muri Yeremiya 29 rya jambo. Iri jambo ryabaye ubuzima bwanjye. 11 avuga ngo erega nzi, umva ko Imana irabizi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya! Na amahoro si ibibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ngo erega ngo nzi ibyo nibwira, Imana irabizi, izi ibyo yibwira. Nkuko muri Zaburi 139 ndavuze ngo uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenya kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigenderere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose. Ni kimwe nuko Imana itubwiye ngo nzerega ibyo nibwira kubagirira. Bene data,
Imana nta kidashoboye mu buzima bwawe, Imana nta kidashoboye mu buzima bwanjye. Iri jambo ryongeye kugira ngo ryongere ritwibutse ko Imana iratuzi, Imana imigambi yibwira kutugirira ngo rega nzi ni myiza ntabwo ari bibi, ngo nibwira kubagira ngo ni amahoro si bibi. Haleluya. Nimba ubuze amahoro mu mutima wawe, ukabura amahoro mu mubiri wawe, ukabura amahoro mu muryango wawe, uzajya ujya ku Mana ubwira uti Imana urabizi, ijambo ryawe ngo uzi ibyo wibwira kungirira ko ari amahoro. Sabye amahoro, sabye amahoro mu mutima wanjye, sabye gutuza ku mutima wanjye, sabye amahoro mu muryango wanjye, sabye amahoro muri finance zanjye, sabye amahoro mu gihugu. Ugasaba ko Imana ngo ibyo nibwira kubagirira ntago ari bibi, mbega ngo ni amahoro si bibi. Haleluya. Kugira ngo mbareshe mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana irabizi, niyizi kuntu yagukiza ugakira, niyizi kuntu ngewe uruga yahindura ubuzima bwanjye ikambana ku rwego rumwe kagiye ku rundi rwego, niyizi iyo kanseri urwaye n'ukuntu iyo kanseri yakira, niyizi ubwo bukene maze n'igihe ukuntu yabigukuramo. Haleluya. Niyizi ukuntu abana bawe nubwo maze igihe batiga ukuntu basubira mu ishuri bakiga, niyizi ukuntu business yawe yakongera igahaguruka nubwo baraguye, niyibizi bene data. Ariko mu kumenya kwayo ni ukugira ngo twemeranye no kumenya kwayo, tukayizera, tukamenya ko ari izi icyo yakora mu buzima bwacu bene data. Haleluya. Tukamenya ko ibizi tukamenya ko nta kidashoboye, nta kitazi gukora. Haleluya. N'ibinaniye abantu bo kwisi bene data, Imana ni ifite ijambo rya nyuma ko niyizi byose. Ubuzima bwose kuko ni yaremye ibi byose, ibyo byose niyo yaremye abantu bose, niyo yaremye ibihugu tubamo, niyo yaremye ibyo turya, niyo yaremye ibyo twambara. Imana izi nta kitazi. Ni Imana yuzuye ikise, yuzuye ubwenge burenze ubw'abantu batekereza. Ariko tugomba kumenya ko tugomba kuyizera, tukamenya ko ariyo izi ukuntu yakuvana aho uri, kandi ukayizera ko aho hantu wahava, uko Imana ibizi ko ibyo yibwira kukugira ni byiza ntabwo ari bibi, ni iby'amahoro, ni iby'ibyishimo, ni ibyo kunezererwa. Haleluya. Bene data rero ni ukuri reka twemeranye n'ikijambo Imana yavuze. Niwemeranye n'Imana biraba ngo se abantu babiri bagendana batumvikanye, ntibishoboka. Natwe rero ntabwo twagendana n'Uwiteka tutemeranyije n'icyo Imana yavuze ku buzima bwanyu, sibyo? Ntabwo nagendana n'Uwiteka nemeranyije ko ari yishoboye, ari yize ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwa hejuru, bwo hejuru hazaza, umwaka utaha 2023 ngiye kwinjiramo, nkemeranya ko nibizi izi ko 2026 izaba imeze gutya, izaba imeze gutya, izaba imeze gutya. Rimwe na rimwe bayatubwiye amabanga y'ijuru, rimwe na rimwe batubwiye amakuru y'umurwa bene data, kuko niyizi na hejo hawe hazaza. Ariko akubwira ati ejo uzabaho, ejo uzarama, ejo bizagenda gutya na gutya, kubera iki? Niyizi ibyo abantu bataramenya. Haleluya. Reka rero tuyizere n'imitima yacu yose, tumenye ko Imana ishoboye, tumenye ko Imana ikomeye, tumenye ko Imana iriho kandi igurira abayishaka, abandi bayizera. Haleluya. Haleluya bene data. Imana irabizi ukuntu yakubakira urugo rugakomera. Imana irabizi ukuntu yakurera abana, warera abana bakamera uko Imana yifuza kugira gute gukomera. Imana irabizi ukuntu business yakwaguka. Imana irabizi, ariko nuko tuyijya imbere tukavuga ati Imana ni wowe ubizi, bikora uko bishaka. Reka wiri yawe ubushake bwawe, kubera ko ari wuzi bube mu buzima bwanjye, bube mu muryango wanjye, mu byo nkora byose ubushake bwawe bube. Haleluya. Iryo ni ijambo ryanjye, iryo ni ijambo ry'umuntu ushaka kongera kuva mu rwego rumwe akajya mu rundi rwego, kugira ngo mbega dusarendinge, tuhe ibintu byose twikoreraga, ibintu byadutuma ko tudasinzira, ibintu tunashoboye. Ubu twabuze Imana ni wowe ubizi, ni wowe uzi ukuntu nzarangiza iyi university, kuko ni wowe utanga ubwenge nkamenya ibyo abandi batazi. Nta kimana idashoboye. Imana ibaha umugisha rero, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze bene data, Imana ibasetse, kandi nukuri Imana duhagarike ahakwiriye. Haleluya. Twongere tugire ukwizera kurenze, haleluya, ibyo kurenze imitekerereze yacu. Duhagarare mu kwizera, twizere Imana, dutumbire Imana, kuko Imana izi ibyo yibwira ko tugirira, mu izina rya Yesu. Amen. Yari Pastor Ruga. Bene data ni mu
sangize rino jambo n'abandi hirya no hino, kandi nzi neza ko iri jambo rirahindura ubuzima bwacu kandi tuzabibonesha amaso yacu, n'abazatubona bazabona ko ubuzima bwacu bwahindutse kubera ko iri jambo ry'Imana rigiye kutwibutsa ko Imana niyizi kandi izi byose n'ibyo yibwira kutugirira. Haleluya. Ndabakunda rero bene data, musangize rino jambo abantu hirya no hino nk'uko nari maze kubivuga. Yari Pastor Olga. Amen, amen, amen.